Reka nongere ngusuhuze ukurikiye Techinika, nizere ko umeze neza cyane. Techinika ikugezaho amasomo yo kwigisha ikoranabuhanga ndetse n'uko warikoresha ngo uribyaze umusaruro. Tumaze igihe turi kwigisha JavaScript. Uyu munsi isomo tugiye kwigaho ni isomo rikurikira isomo ry'ubushize, aho twari turi kwiga kuri method zikoreshwa muri arrays. Uyu munsi tugiye kongeraho izindi method kuzo twari twize ubushize. Method ya mbere turaheraho uyu munsi ni method yitwa find. Find akaba ari method ikoreshwa mu gihe uri gushakisha ibintu runaka muri array, cyane cyane nk'iyo array irimo objects. Niyo mpamvu nari nakoresheje iyi array yitwa people irimo objects z'abantu. So tugiye kwifashisha iyi method yitwa find, noneho dushakishe umuntu runaka muri iyi array, turebe ko uwo muntu arimo. Icyo dukora urabanza ko iyo ukoresheje find iguhereza value nshyashya, ugomba gufata variable uraza kubikamo iyo value nshyashya. Iyi method iraza kugwa. Reka tuvuge ngo icyo dushaka ni umuntu uturutse muri people, turamwita person. Turafata variable tuyite person, noneho iyi person aze kuba angana na people dot find. Noneho iyo umaze gukora find ushyiramo function nkuko mwabonye dukora kuri for each. N'iyi ngiyi nayo ikenera ko ushyiramo function. Iyo function bayita callback function. Iyi function ushyiramo hano ibigaragaza ngo umuntu ushaka muri iyi array akeneye kuba afite ibihe bintu, akeneye kuba yujuje iki. So ubwo icyo tugiye gukora, tugiye kwihereza parameters nayo igira eshatu nk'iza for each. Hari barimo iyitwa item, akaba harimo iyitwa index, akaba harimo na array ubwayo. Harimo item, index ndetse na array ubwayo. Ubwo icyo tugiye gukora, tugiye gukoresha hello function. Ntabwo ndi buze gukoresha function isanzwe, ndakoresha hello function. Noneho iyo umaze gukora iyi, ushobora kuvuga uti uriya muntu nshaka akeneye kuba yujuje ibi ngibi, noneho ibyo ngibyo ukabiritaninga. Iyo ukoze return, ibyo ngibyo uritaninze bihita biza muri iyi value dutanga. So icyo tugiye gukora, tukora return, noneho tuvuge ngo umuntu dukeneye muri aba bantu akeneye kuba yujuje ibiki. Ngo muri aba bantu dukeneye tuvuge abantu yenda bo mu Rwanda, abantu bo mu Rwanda. Turavuga ngo item, mwibuke ko ari object imwe muri izi zose dufite. Item ibihagarariye element iri muri array. So turavuga ngo item, kandi muri object kugira ngo ubone properties zayo wandika object, noneho ugashyiraho akadomo ukandikaho izina rya object. Ubwo ni origin. Mu gihe origin y'uwo muntu ingana na Rwanda, uwo muntu niwe turaza guhita dushyira hano muri iyi person. Noneho tuze kuyishyira kuri output turebe ko bigenda. Noneho tugiye kuyishyira hano, noneho turebe kiri buze kuba cyari. Urebye hano nidufungura iyi method iraza guhita izana id y'umuntu umwe uturuka mu Rwanda, kandi murabona ko dufite abantu babiri. Nkuko niko iyi find ikora. Igiye gushakisha iguhereza igisubizo cya mbere irabona kiri cyo. Iguhereza igisubizo cya mbere iri buze kubona kiri cyo, ntabwo yirirwa ikomeza ngo ijye gushakisha n'ibindi bifite iki gisubizo. Turaje turebe indi ishobora kuguhereza ibisubizo byose, ariko mbere yuko tugenda reka mbabwire no kuri yitwa find index. Find index aho kugira ngo yo iguhe item, iguhereza index y'iyo item. Tuvuge hano dushyizeho find index, noneho tukaza kureba hano kuri output. Urahita ubona ko iduhereza index iyo item iriho. Iri item tukaba tubonye hano hejuru irimo Kent na id yarimo iri kuri index ya 0, kubera ko ariyo element ya mbere muri iyi array. So ubwo niyo mpamvu hano tubonye 0 iri kuri 0. Kandi n'indi yitwa find last index. Find last index ikora nka find index, ariko yo ihera nyuma ishakisha. Ni tuyifungura hariyo iriya, ubona ko irahita ibona rimwe, kubera ko na hano umuntu uri kuri rimwe nawe afiteho origin y'u Rwanda. Niyo mpamvu ari buze guhita abona rimwe hano, kubera ko find last index iri gushakisha ihereye inyuma. Nkuko nari nabibabwiye, murabona ko iyi find iri kubona element
imwe yonyine kandi dufitemo element ebyiri zifite origin yo mu Rwanda. Niyo mpamvu dukoresha indi method yitwa filter. Filter ari nayo tugezeho hano munsi. Iyo ukoresheje filter irashakisha ikareba element zose zifite iyo condition washyizeho. Tuvuge niba hano twavuze ngo tugiye kureba item ifite origin yo mu Rwanda, ushobora gushyiraho n'ikindi, ushobora gushyiraho yenda item ifite ID ya rimwe, ushobora gushyiraho item ifite ID ziri munsi ya kangahe, biterwa na condition ushaka n'umuntu ushaka ibyo agomba kuba yujuje. Noneho iyo umaze gushyiraho condition hano bihita biza hano muri iyi value. Hano rero iyo ushyizeho condition uri kuri filter bakuzanira value zose zujuje iyo condition. Reka tuvuge nka hano dufite person, twashyizeho person reka duhindure dushyiraho p kubera ko iyi variable ntabwo twakongera kuyikora. Hano turasohora p, tuze turebe hano, reka turi commentinze turebe uko bigenda. Hano turi gushakisha abantu bafite origin mu Rwanda. Urabona ko iyi filter yo iraza guhita duhereza value ebyiri, iraduhereza iyi ngiyi ya ID ya rimwe na ID ya kabiri. Urabona ko bose bafite origin mu Rwanda. Duhinduye tugashyiraho Burundi, ko dufite umuntu uturuka mu Burundi, urabona ko we n'umwe, ariko urabona ko still ibyo biri kuza muri array ibika ibintu birenze kimwe. Baba expectinga ko batekereza ko ishobora kuza birenze kimwe, niyo mpamvu bishyira muri array. Ariko urebye hano hejuru kuri find gusa byazaga biri muri object, niyo mpamvu hazaga kimwe hano. Ariko hano kuri filter izana array irimo ibyo ukeneye byose byujuje iyi condition. Iri ni ryo tandukaniro riri hagati ya array na filter, ya filter na find. Filter izana byose, find ikazana kimwe, ariko byose biri gukora bishaka kugera ku ntego imwe. Hano nkibutse ko iyi condition ntabwo bijya ari ushobora kuyihindura bitewe n'amakuru ufite cyangwa se n'icyo ushaka kugeraho, ukaba wabona ibyo ukeneye. Noneho dufite hano indi method yitwa map. Iyi method yitwa map ijya gukora nka for each, ariko ahantu bitandukaniye nuko map iritaninga array. For each ntabwo iritaninga ikintu na kimwe, ariko iyi map ikuritaningira array yo modifyinze elements zose ziri muri array ya mbere. Kubisobanura kutagira, reka tubikora. Tuvuge dushaka ko buri element iri muri array yacu, reka tuvuge iriya ya even numbers, iriya mibare irimo hariya kuri buri mubare duteranyaho kabiri. Icyo turi bukore, turaza gufata indi array nshyashya iraza kuzamo ibisubizo by'ibyo ngibyo, ko iyi map ntabwo ishobora kugira icyo ikora kuri iriya ya mbere kwa dufite even numbers, ahubwo dukeneye gukora indi array iraza kubika value nshyashya zahindutse. Reka dukore indi array tuyite even new, ko harimo even numbers. Iyi ngiyi tugiye kwita even new. Noneho tuze gufata even numbers .map nayo ifite parameters eshatu nka ziriya twabonye hejuru, ariko nababwiye ko bishoboka ko wakoresha imwe. Ifite item, ifite index, ifite na array. Hano tugiye gukoresha imwe, ntabwo ari ngombwa ko twongera kuzandika zose ubwo mwazibonye. So hano tuba dufite item ariyo irimo item tugezeho muri ako kanya, ko nayo yiteratinga muri element zose, ikagenda irebe ya mbere ijya ku ya kabiri ijya ku ya gatatu. Noneho icyo iri buze gukora yo iraza kuritaninga item tugezeho. Niba turi muri even numbers, nitugera kuri item yandi iriho kabiri, iraza gufata iyo item. Noneho ikiri buze guhita ikora, reka tuvuge ko iraza guhita iyikuba na kabiri. Nikuba na kabiri, ubwo iraza kubikora kuri element zose. Noneho iritaninge array yindi irimo ibisubizo bishyashya, ariyo iyi ngiyi even new. Nituza gushyira even new kuri output, turabona even new. Noneho tuze turebe hano uko byagenze. Urabona ko hano twari dufite hejuru twaheraga kuri kabiri, kane, gatandatu. Urabona ko twagiye dukubana kabiri, dore kabiri ya mbere yikubye na kabiri wa kane, kane yikubana na kabiri umunani, kugeza kuri 20 yikubye na kaba 40. Iyi map uyikoresha cyane cyane nk'iyo ushaka kugira ikintu uhindura kuri buri element iri muri array, ariko utagize icyo uhindura kuri array ya nyayo, iyi ngiyi ya even numbers. Ko even numbers nayo uyirebye
yo iracyameze uko imeze. Reka nayo nyishyireho noneho urebe ko ikimeze uko ikimeze. Iracyameze uko yari imeze, ariko iyi array nshyashya yo urabona ko yahindutse, ariko even numbers yo urabona ko ikimeze kwa kundi. So iyi map igufasha iyo ushaka kugira ikintu uhindura kuri buri element, kuri buri kantu kari muri array, ariko udahinduye original array. Hano ntabwo ushobora kuba gusa, ushobora kugabanya, ushobora kugira n'ikindi kintu ukora, ushobora gushyiramo n'indi function ndende ishobora kugira icyo ikora, noneho ikaba yagufasha kubona array nshyashya igira icyo ikora. Ntabwo ari ibi gusa, kuri hano murabona ko turi gukoresha allow function. Allow function iri kwikoresha, nabwiye ko ifite syntax yoroshye, ushobora kubigira gutya. Iyo ubigize gutya, ibi ngibi bisobanuye ko ukoze return, ni nk'ire return ko twakoze, noneho ugashyiraho condition utiri wandikaho return. Ibi ngibi bikora kimwe n'ibyo twari tumaze gukora mu kanya. So aka nagira ngo nkabereke akandi kantu keza ka allow function, kuyikoresha nka callback. Urabona hano bwa mbere na mbere ikorohereza gushyiraho iyi parameter, no ikanakohereza kuri returninga condition. So aka ni akantu keza kukamenya. Tuvuye kuri iyi method yitwa map, hari indi yitwa sort. Nkuko byumvikana, sort ni ugutondeka, nkuko bavuga ngo guhera kuri 1 2 gukomeza ukazagera ku mubare wa nyuma. Gutondeka nicyo iyi sort ikora. Tuvuge dufashe urugero, dushaka gutondeka console log, tugiye gutondeka imibare iri muri even numbers function, array yitwa even numbers. Ngo turakora sort, ni array.sort. Array ni even numbers, noneho ugashyira akadomo ugakora sort. Nidukora sort, urabona ko itera ku 10 ikageza kuri 18, ikaza kuri 2 ikageza ku 8. nanone igenda ireba imibare ibanza, noneho igahita ibona ko imibare itangizwa na 1 ariyo mibare mikuru, akaba ariyo izana imbere. So cyo ukora iyo sort itari kuguhereza ibyo ukeneye, cyangwa se kugira ngo itazaguhereza ibyo udakeneye, nayo uyishyiramo function iri buze kuyibwira ngo uraza gukora gutya, uraza kubitondeka gutya. Ukuntu ubikora, reka tubikore hano muri console log, nabyo tubishyire muri array cyangwa se indi array nshyashya yitwa sorted array, kugira ngo tutaza guhindura biriya bya original. Noneho ubwo iraza kuba ingana na even numbers. Noneho dusorting, mu gusortinga turashyiramo indi function. Iyi function yo muri sort yo ibona parameters ebyiri. Ibona parameter ya mbere yitwa a, n'indi parameter yitwa b, cyangwa se ukabyita uko ushaka, x na y, cyangwa se uko ubishaka, ariko iyi a na b nibyo bikoreshwa cyane. Noneho ikintu ikora, iyo igiye gutondeka igenda ifata imibare ibiri, tuvuge ibiri ibanza, iyi ngiyi ikaba a, iyi ngiyi ikaba b. Noneho ikagenda igereranya ibiri, yasanga uyu nguyu, bitewe nuko niba wibwiye ko umutoya ari urabanza, yasanga uyu nguyu ari wo mutoya, ikawekera hano uyu nguyu munini ukaguma aha ngaha, igahita ikagereranya uyu n'uyu, yasanga uyu nguyu ari wo mutoya, igahita iwuzana hano imbere, noneho uyu nguyu waba ari wo munini igahita iwujyana inyuma, gutyo kugeza irangije imibare yose iguma ibisubiramo kugera igihe habonetse imibare itondekanye neza. Nuko nguko sort ikora. Rero niyo mpamvu hano dushyizeho parameters ebyiri, n'utu tubare tubiri, igenda ifata imibare ibiri, yarangira igafata indi ibiri, gutyo igenda izenguruka, iguma izenguruka mpaka itondetse neza ibyo wayihaye gutondeka. Iyi ngiyi iyo umaze kuvuga ngo a na b, dushobora kuvuga tuti kugira ngo mbereke ko logic ikora, if a iruta b, a niba iruta b, turaza gukora iki? Turaza kuritaninga -1. Bivuga ko nituritaninga -1 a iruta b, kuko nemaze kubabwira niba iyi a tuvuga ari nka 20 ikaba iruta b, iraza guhita iza hano inyuma, noneho ikintu cyari kiri hano inyuma gitoya kiza hano imbere. Noneho else if, ibindi twabyize muri conditionals. Noneho a na b nibiba bingana, ntacyo turi bukore, ubwo ngaho ya nta kintu turi bukore, turitaninga 0, tukayitaninga 0.
noneho else ubwo no kuvuga ngo noneho b iraza kuba iruta a, noneho turitaninga rimwe ubwo no tuvuga ngo iraza guhita iza hano imbere. Iyi function cyangwa se iyi method yitwa sort buri gihe ibona ibisubizo bitatu: return 0, return 1 cyangwa se return negative cyangwa se umubare uri munsi ya 0, kugira ngo imenye icyo iri buze gukora. Turamutse dushyizeho iyi function noneho reka turebe uko biraza kugenda nidufungura hano. Ntabwo sorted array twayishyize kuri console log sorted array, turebe noneho uko bigenda. Urabona ko ikintu dukoze hano twahereye ku mubare munini ukabicuritse, iyi 1 iri kuza hano, noneho iyi -1 iraza hano. Twari twabicuritse ariko urabona ko hano noneho bije neza. Iyo ari rimwe no kuvuga ko iraza kuza hano imbere, yaba ari negative ikaza gusubira inyuma, noneho 0 nta kintu na kimwe gihinduka. Gusa ibi ngibi none ushobora kubikora mu buryo bworoshye, ukaba wavuga ngo ize kuritaninga a dukuyemo b. Iyo uvuze ngo return a dukuyemo b, ushatse kuvuga ko a igomba kuba ari ntoya cyangwa se tugomba guhera ku mubare mutoya tujya ku mubare munini. Noneho ushobora kubicurika iyo uvuze ngo b dukuyemo a, ushatse kuvuga ko igomba guhera ku mubare munini tujya ku mutoya. Dukoresheje b dukuyemo a, uraza kureba hano dusange twahereye kuri 20 dusubira inyuma. Ahangaha ni kuri sort ni uku nguku ikora, ni gutya uzayikoresha mu gihe uzaba uri kugerageza gutondeka ibintu wakuye nk'inkuru uri gukora nka website yenda igaragaza inkuru, ushaka kubitondeka ukurikije amatariki, naho hano uraza ugashyiramo amatariki, ukaba wabikurikiza niba ari object tugezeho, nkuko nabibwiye ko ari buri gihe iba itarimo imibare cyangwa string, akaba arimo nka object ibitse inkuru imwe. Hano uraza kureba niba ushaka kubitondeka ukurikije itariki, ukaba bavuga ngo a bihagarariye object imwe, a.date cyangwa se a tariki y'uwo munsi, kagereranya n'itariki y'umunsi y'indi article ikurikiyeho. So nuko nguko sorting ikora. Reka tujye kuri method yindi yitwa reverse. Iyi reverse yo ni kuri reversinga nyine, ni ukuvuga ngo niba twari dufite ibintu bikurikiranye neza, ni ukongera noneho ukabicurika ugahera inyuma. Reverse katurebe console.log animals. Ubu ngubu icyo dukoze nuko inyamaswa uko zari zisanzwe zimeze niko tugiye kuzibona hano zikurikiranye, hahereye ku mbwa, igikeri kugera ku gasamunyiga. Noneho reka dushyireho animals reverse. Iyo ikoze reverse yitehera ku y'inyuma. Noneho reka turebe uko bigenda hano noneho bahereye ku gasamunyiga, ingagi kugeza ku mbwa, noneho aba ariyo ibanza. Urabona ko iyi reverse ihita iyihindura noneho igahera ku cy'inyuma, akaba ari cyo izana imbere. Iyo nta bindi byinshi ndibivugaho, nicyo ngicyo ikora. Tujye ku yindi noneho method yitwa reduce. Iyi reduce ifata array ikahinduramo value imwe. Tuvuge nk'iyo tugiye guteranya imibare, nakoza akarupu gatoya gakora sum y'imibare, twaba tugiye guteranya iriya mibare iri muri even numbers, nakoresheje ya for of loop. Then nambere tuba dufite sum na 0 cyangwa se bitewe naho ushaka guhera. Noneho iyi sum kagenda urupinga, buri uko urupinze umubare ugezeho, niba turi kurupinga tuzenguruka muri even numbers, buri mubare tugezeho tukawuteranya kuri sum. Noneho nyuma tukaza kureba igiteranyo cyose cya sum, akaba ari cyo dusohora. Tuje kureba hano iriya mibare dufite muri even numbers uyiteranyije ingana n'110. Ibi rero hari ubundi buryo ushobora kubikoresha ukoresheje iyi method yitwa reduce. Iyo ikoresheje ubikora ute? Reduce nayo ikora value nshyashya ibitse igisubizo. Igisubizo kiraba ari sum, kanyishyire hano hejuru. Igisubizo cya reduce kiraza kuba ari sum, iyo hejuru ko tube tuyiretse, kiraza kuba ari sum cyangwa se igiteranyo cy'imibare yose iri muri array yitwa even numbers. Noneho dufata iyo even numbers dushyireho method yitwa reduce. Nidushyiraho reduce, nayo iba ifite callback function. Callback function yayo ibona item, ishobora kubona parameters enye, hariho za zindi za mbere twari twavuze kuzo hejuru, ariko hiyongeraho indi parameter yitwa accumulator.
iyo ushyizeho accumulator ibi ishatse kuvuga nka urabona hano iyo turi guteranya sum imbere bingana na 0, noneho yabingana na 0 hano kuri iteration ya mbere niba twari dufite umubare uri ari 2, twateranya 2 kuri sum igahita ingana na 2, ukajya ku ya 2 noneho hera kuri sum ingana na 2, ukagenda wongeraho. Uvuga ngo uwo mubare tugezeho, igisubizo tugezeho muri aka kanya hano ho kibika muri accumulator. Tuvuge niba dufite accumulator, ntabwo buri gihe iba yitwa accumulator nuko ariko bayita nyine. Noneho akaba arimo item, akaba arimo na index, akaba arimo na array turi gukoreraho. Noneho turakoresha allow function ibifite iyi accumulator ikagira item, ibyo twabibonye hejuru n'izindi zirabifite. Noneho iyi accumulator niyo ngiye kubasobanurira, ariko mbere yuko nsobanura nagira mbabwire ko hano naho haba ari indi value yitwa initial value. Tuvuge niba hano twaheraga kuri 0 gusa ugiye guteranya, hano turahera kuri kangahe? Hano nshaka kuvuga ko turahera kuri 0 tugiye guteranyaho indi mibare yose, cyangwa tukavuga ko turahera ku 10 kugira ngo uteranyaho indi mibare yose. Gusa ntabwo ari ngombwa ko iyi initial buri gihe uyishyiraho. Iyo udashyizeho initial, iyi function cyangwa se iyi reduce iraza guhera kuri value ya mbere iri muri array yawe, niyo iragira value ya mbere. Iyi initial niyo accumulator ibingana nayo bwa mbere. Ubwo no kuvuga ngo niba utayishyizeho hano initial, iraza guhera kuri iriya value ya mbere iri muri array. Noneho hano ubwo icyo twahita dukora, nayo ikora return kubera ko value iraza kuza muri iyi variable. Noneho wakora return ukaba uri gufata accumulator duteranyijeho item, kubera ko item turaba turi gukorana nazo. Item ni iyi mibare, ni izi elements, ni imibare turagenda duteranyaho. Noneho yarangiza kuyiteranya index na array nagira mbibereka ntabwo turabikenera, dushatse twabisiba. Noneho dushyire sum kuri output turebe iyo ariyo. Noneho ntabwo tugeze dushyiraho initial, cannot access sum before initialization. No kubera ko hano muri twari twayishyizemo kandi hano twari commenting hejuru, niyo mpamvu byari bipfuye. Tuyifungura tubona ko igisubizo ni 110 na hano ni reduce iragitanga. Muri make uko biri kugenda ni gute? Iyi accumulator itangira ingana na value ya mbere ya hano, tuvuga hano ari 2, noneho igahita yongera ikazenguruka. Zose zikora nka loop nyine, igahita yongera ikazenguruka ikaza ikajya kuri item ikurikiyeho ariyo 4, igahita ifata 4 ikayeteranya kuri accumulator twari dufite. Noneho igahita yongera accumulator bwite ingana na value nshyashya, niba twari dufite 2 mbere na mbere, tugateranyaho 4. Iyo 4 ihita ijya muri accumulator, noneho akaba ariko accumulator ingana. Noneho twagera kuri 6 ikahita ikongera ikiteranya kuri accumulator. Ubwo tukaba tugeze 10 gutyo kugeza tugeze ku mubare wa nyuma, akaba ari bubikwa hano muri sum. Twari naho twasohoye hano urasanga bingana ni 110. So nkuko reduce ikora, ushobora kuba buri gihe ukaba wagabanya, ukaba wakuba. Aha ngaha nyine ubwo uba uri gufata ni nko gukuba imibare yose iri muri array, cyangwa se kwiteranya yose, cyangwa se ushakisha ikintu nyine wayikoresha. So nuko nkuko reduce ikora. Noneho indi method ikoreshwa kuri array ni iyi ngiyi yitwa isArray. Nkuko mwabibonye turi kureba type of ya array, tubona ko array ari object, ntabwo dufite type yitwa array. So kugira ngo ubashe kumenya niba koko data ufite ziri muri array cyangwa se amakuru ufite ari array, ushobora gukoresha iyi method yitwa isArray. Noneho ikagufasha kubona ko data ufite ziri muri array. So nuko ngo bigenza, ubanza kwandika array, noneho ugashyiraho iyi method. Iyi array urebe ko hano hari inyuguti nkuru. Iyi ni constructor array, ndizera ko mubyibuka ko twabibonye ubushize. Noneho wamara gushyiraho isArray, hano ukaba washyiramo array ushaka kureba ubwoko bwayo. Reka turebe iriya yitwa animals, tuze turebe niba ari array. Niba ari array bakubwira true, niba atari array bakubwira false. Yarabona ko ari true. Iyi ngiyi ni array. Turebye people nabwo baratubwira ko ari array. Tugiye kureba yenda imwe muri object ziri muri people, turebe nk'iri kuri index ya 0, barakubwira ko ari false. Hano ni gutyo reba niba variable ari array cyangwa se atari array. Ni ibingibi, izi ni method z'ingenzi ushobora kumenya kuri array
muri video y'ubushize nashyizemo link ushobora kureberamo izindi method zindi zirenze kuri izi ngizi. Reka duhure mu isomo rikurikiyeho.